Muraho murakoma amashyo gira amata nabo kuyanywa ikaze ku mateka nyarwanda. Ngiye nkabarwiga barwankwakuza insigamigani arihadika amatugunguru. Uyu mugani bawuciye babona umuntu yangira ibyo agomba gukora maze akanashaka urwitwazo rukomeye rwo kubyihunza, ubwo nibwo bavuga ngo arihadika amatugunguru. Wakomotse ku mugabo witwaga Nkurukumbi wanze gutabarira ingoma ahagana mu mwaka w'1300. Uyu mugabo Nkurukumbi yabayeho ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Bitewe n'uko Bwimba yimye ingoma ari muto, nyina nyira Ruganzu Nyakanga wo mu bwoko bw'Abasinga niwe yayoboraga igihugu afatanyije na musaza we wo kwa se wawo Nkurukumbi ya Nyewunga. Mu bari bakomeye ibwami icyo gihe twavugamo abiru nka Nyaruhungura w'Umutsobe, Cyenge wa Nyakesa w'umukobwa ukomoka kuri mukobwa wa Nyakesa, Gitandura wa Kingana umukurambere w'Abatandura, hanyuma hakaza Mukubu wa Mushyoma w'Umuha. Muri icyo gihe u Rwanda rwari ruturanye n'ibihugu bibiri bikomeye ari byo Igisaka cyategekwaga na Kimenyi Musaya n'Ubugesera bwategekwaga na Nsoro Bihembe. Gisaka ariko cyo cyashakaga kwigarura u Rwanda mu gihe Ubugesera bwo bwari bubanye neza n'u Rwanda. Bari bararaguriye umwami w'Igisaka ko umwami uzigarurira u Rwanda ruzaba yaravutse ku mwami w'u Rwanda. Ibyo byatumye Kimenyi yiyemeza kuza gusaba mushiki wa Bwimba witwa Robwa. Umwami Nsoro Samukondo se wa Bwimba akaba yari yarasize umurage ko batazigera bashyingira umwami w'Igisaka bitewe n'uko yari azi iyo mitsindo yo mu Gisaka. Ubwo rero Kimenyi Musaya yazaga gusaba Robwa, Bwimba yaramumwima, ariko nyina Nyakanga afatanyije na musaza we Nkurukumbi bamurusha imbaraga baramutanga, bavuga ko gushyingira Kimenyi ari ukugwiza amaboko. Mbere y'uko Robwa arongorwa kwa Kimenyi, Bwimba yashyize Robwa ku ruhande amubwira ko yagenda atazigera abyarana na Kimenyi kuko babyaranye umuhungu ariwe wazagaruza u Rwanda. Robwa yarabyumvise arabyemera maze ajya gushyingirwa kwa Kimenyi, yiyemeza kuziyahura igihe azaba atwite kugira ngo ahinduke umutabazi w'umucenge. Ubwo rero Robwa yari amaze gusama inda yahise bimenyesha musaza we. Hagati aho mu Rwanda bararaguje maze izo zerekana ko Nkurukumbi ari ugomba kuba umutabazi w'umucenge ugomba kugwa mu Gisaka kugira ngo urupfu rwa Robwa wari wariyemeje kwiyahurira atwite ruzatere amakuru y'inshuro 100 Gisaka, bityo kizaba aricyo gitsindwa n'u Rwanda. Niko gusaba Nkurukumbi kuba umutabazi arabyanga, ndetse ashaka n'urwitwazo rw'uko arwaye indwara yo kuzana amagara, bityo akaba atagomba gutabara arwaye iyo ndwara. Ubwo yaditse mu kibuno amatugunguru utwasi dutukura kugira ngo agaragare nk'uwazanye amagara. Ruganzu aramubwiye ati ubwo urwaye utyo byabyiza ubaye ari wowe utabara ukajya kugwa mu Gisaka ukazatuma icyo gihugu kizana amagara. Nkurukumbi yakomeje kwanga ariko abifashijwemo n'umugabekazi Nyakanga mushiki we. Nkurukumbi amaze kuhatsembera atyo, abapfumu bongeye kuragura maze bemeza ko Ruganzu Bwimba ubwe aba umutabazi, arabyemera. Ariko mbere yo kugenda arabanza aca iteka ko ubwoko bw'Abasinga butazongera gutanga umugabekazi ku bw'igihano cy'uko Nkurukumbi yanze kujya kuba umutabazi. Ruganzu Bwimba nta mwana yari yakabyaye wo kuzamusimbura ku ngoma, ariko icyo gihe umugore we yari atwite yenda kubyara. Ruganzu ahera ko agana ku nkiko y'Iburasirazuba ategereza ko bamubwira ko umugore wabyara mbere yo gutangiza. Hashize igihe baza kumubwira ko Nyakiyaga yabyaye umwana w'umuhungu. Gitandura niwe waje kubimubwira, ahita ahabwa ubutumwa bwo gusubira ibwami akajya kwita umwana izina rya Rugwe. Kuva icyo gihe abakomoka kuri Gitandura bahabwa kuzajya bita abana b'ibwami izina mbere y'uko umwami abiyitira. Nyuma Ruganzu amaze kujya inama nabo bari kumwe, asigira igihugu Cyenge kugeza ubwo Rugwe azaba ageze ku myaka yo kuba yategeka. Amaze kurangiza ibyo atanga itegeko batangira intambara, maze Ruganzu abanyagisaka bamwicira ahitwa Inkungu hafi ya Munyaga. Icyo gihe hakaba hari hakiri mu Gisaka. Iyi ntumwa yahise ijya kubwira Robwa ko umusaza we yatanze. Ubwo Kimenyi yahise yereka Robwa ingoma ngabe ukurura
ibyo bikaba byari ikimenyetso cy'uko agiye kumugira umugabekazi w'igisaka, bityo akamuhoreje urupfu rwa musaza. Ako kanya Robwa yahise yiterura yijugunya ku ngoma Ngabe Rukurura, maze apfana n'umwana we yari atwite. Nguko uko Robwa yabaye intwari y'umutabazi kimwe na musaza we Ruganzu Bwimba. Naho Nkurukumbi nyirarume wa Ruganzu Bwimba wihaditse amatubungura avuga ko yazanye amagara yo gutinyirira ingoma, niwe wabaye inkomoko y'umugani baca ku muntu ushaka inzitwazo zo guhunga ibintu bimugomba, bakagira bati arihadika amatugunguru. Kwihadika amatugunguru ni uguhimba urwitwazo rwo guhunga ibikugomba. Urakoze cyane kuba udukurikira, wadutera mu bitugu usangiza abandi ibi biganiro. None wadutera igikumwe hano hasi kuri subscribe, tujya no kuri like. Naho mu bindi biganiro